uruwa mbere Yesu uri number one. Turi ku cyumweru ni umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Turi kumwe na Bishop Mulisa John kuva muri Eden Temple International. Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Ni buri cyumweru kuri Radio Sarusi guhera saa 9 za mu gitondo kugeza saa 1 n'igice. Oh haleluya. Barabazanya Besu ominde none nejo bikagenda nagoba bwibihe humura Yesu ari ku ngoma magaze kumanga. Nguko bimeze bwo ikaze mu kiganiro n'ubundi mu gice cyacu cyo kumva ijambo ry'Imana. Twakiriye Pasiteri mwaramutse neza Simeo. Yego, ibyo abantu batazi nuko abatumirwa bavuze bati rwose undi n'umugisha gurira namwe muri studio nk'izi ngizi kuko ni amavuta Imana yabahaye kandi ni imbaraga zikomeye cyane. Rero reka tubanze tubashimire tubashimira uburyo muba mwazindutse kugira ngo dufashe kuramya no guhimbaza. Yego, ni iby'igiciro gikomeye cyane. Imana ibaha umugisha namwe kandi Imana ibafungurire imiryango yose. Nk'uko wavugaga ngo mushaka uko abakera barwanaga n'amadubu ndetse n'ibikomeye, Imana iborohereze kandi mwebwe ibagirire neza, ibaringanirize hose ahakwiriye kuringaniza. Yego, murakoze cyane turabyakiriye. Ibavura naritangiye bisasira kuriye burankunda kureba rura rugendo rwa Yesu ari mu isi. Buryo yarabatizaga ariko yakodaga kubateza Yesu atarahagera. Urumva Yesu atarahagera niwe wabaga uyoboye. Uwo ni Yohana umubatiza. Hanyuma Yesu ahageze, urumva ko ubutwari bwa Yohana bwabaye nkaho noneho yaravuze ati ngewe ndi kubikora gutya ariko hari undi ndusha ubushobozi. Bivuze ko nanjye mu mwanya utaragera ahangaha nta kibazo ariko mu gihe mwahageze rwose buri kimwe cyose ni ukuvuga ngo ubwanya ni uwanyu kugira ngo ibindi bubivuge. Hanyuma natwe dukomeze twumve ijambo ry'Imana. Ngewe ndagaruka nka saa 1:20 gutyo twagira telefone kuko abantu bafite ibyifuzo, hari abafite ibibazo bitandukanye ndetse nyuma yo guhaga ijambo ry'Imana no kunyurwa mu mitima yacu. Turakomeza n'ubundi tubane tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Ariko nkunda kumenya ngo ingingo ni icyumweru gishize twaganiriye ku mugisha, tuganira ku migisha itandukanye uburyo Imana izagirira neza, ariko tubabwira yuko iki cyumweru hari abantu batubaha Imana, abantu badakora iby'Imana igena n'imivumo ibaho. Kandi abantu benshi cyane babayeho mu buzima bw'imivumo batigeze bagiramo uruhare, batigeze banamenya yuko ari ikibazo, ibibazo bahura nabyo ari imivumo ituruka kuri karande cyangwa se generational curses. Mu Cyongereza icyo twita generational curses cyangwa se imivumo ituruka ku bisekuruza. Ibyo ngibyo rero bitugiraho ingaruka nk'abakristo ntitubimenye ngo tubashe guhagarika iyo mivumo. Ijambo ry'Imana riravuga muri Luka igice cya 10 guhera ku murongo wa mbere ngo ahamagara abigishwa abaha imbaraga n'ubushobozi bwo gutegeka amadayimoni n'indwara gukira. So dufite imbaraga n'ubushobozi bwo guhagarika iyi mivumo. Niyo mpamvu mbasaba kugira ngo baze nibakureho urushinge rwabo kugira ngo tuze kumva ese ni gute dushobora guhagarika iyi mivumo ya karande n'imyaku ndetse n'ibindi byose bishobora kuba bituriho, ariko dukoresheje imbaraga duhabwa n'umwami Yesu Kristo. Kubera iki nabivuze muri Luka igice cya 9 umurongo guhera ku murongo wa mbere haravuga ngo ahamagara abigishwa be 12
abaha ubutware, arabateranya, abaha ubushobozi n'ubutware bwo gutegeka amadayimoni yose no gukiza indwara. So imbaraga turazifite, nibihangane tugendane muri uru rugendo. Icyumweru gishize twagize kumigisha, iki cyumweru tugiye kwiga ku mivumo. Yego tubaye ikaze buze no kwitsa. Ndibutse igihe nasengeraga Karugira mu mujyi wa Kigali mu minsi yatambutse, higeze koze umukozi w'Imana atubwira uburyo ki hari abantu bazaga ngo abasengere bafite ibigeragezo, hanyuma ababwira ijambo avuga ko ngo hari burya ngo n'umuntu ushobora guhura n'ibibazo ngo ari umuvumo wa mugani ngo cyangwa se ngo ari igihano. Ni kuvuga ngo hari n'abantu byarimba ngo ikigeragezo ngo kitari igihano ngo kiba gitwise ndayibisubizo. Murasa kutubwira niba kuko mugani n'umuntu ashobora guhura n'ibibazo bikaba bikomeye cyane ariko akaba atari ikigeragezo ahubwo ari igihano, cyangwa se nk'uko wavuze karasezi imivumo iva mu muryango cyangwa se n'ahandi hatandukanye bitewe n'ibintu bibi twe twakoze bigatuma tujya muri ayo magi cyangwa se ibyo bibazo. Ubwo byose ni amatsiko dufite, tubaye ikaze natwe reka dusangire ijambo ry'Imana kandi reka dusenge hanyuma tugaruke mu kanya. Mwami Yesu turagushimye kubwira ijambo ryawe uduhaye muri iki gitondo kugira ngo tuganire n'ubwoko bwawe. Udufashe, uduhe umwuka wawe wera kugira ngo asobanure, kugira ngo ubwoko bwawe bwumve. Nciye bugufi imbere y'amaso ya Mwami kugira ngo ubwenge bwanjye bubure hagaragara ubwenge bwawe, usobanure kubera ko ari we Mana ikwiriye. Databuja, iri jambo ryawe risohore rifite ibitangaza n'ibimenyetso bihindurira benshi kugaruka mu bwami bwawe. Urakoze kuko ubikoze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turi mu gitabo cya Gutegeka kwa kabiri, turacyari ku gice cya 28. Twasomye imigisha icyumweru gishize, tubona imigisha Uwiteka Imana igusezeranya iyo wumviriye amategeko y'Uwiteka. Ku murongo wa 15 haravuga ngo, Gutegeka kwa kabiri 28 murongo wa 15 haravuga ngo, ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Uzaba ikivume mu mudugudu, uzaba ikivume mu mirima, hazavumwa igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo, hazavumwa imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo mu butaka bwawe no kororoka kw'inka zawe n'imikumbi yawe. Uzavumwa mu majya no mu mazi, Uwiteka azakoherereza imivumo no guhagarikwa umutima no kubwirwa ibyago bizaba mu byo ugerageza gukora byose, kugeza uzarimbukira ugakurwa vuba, ukamarwa vuba, ugahora ibyaha bikomeye uzaba ukoze byo kumwimura. Bwoko bw'Imana, ndasenga cyane mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo wowe ukurikiye iradiyo muri iki gitondo cy'uyu munsi, Imana ikugenderere, igukize kuba muri bamwe batumvira Uwiteka. Kumvira Uwiteka bizana umugisha.
iyo baravuga muri 28 iyo 28 ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ariko aha tubona yuko nugira umwete wo kumvira Uwiteka, Imana izaguha umugisha. Izaguha umugisha mu majya no mu maza, izaguha umugisha mu byo utunze, mu mirima yawe, mu rubyaro rwawe, mu byo ukora byose Imana izaguha umugisha. Ariko nanone tubonye yuko Imana ivuga amagambo akomeye ku buzima bw'uwo muntu uwo ari we wese, ku buzima bwacu, ku muntu utumvira Uwiteka Imana ye. Aravuga ngo nutumvira Uwiteka Imana yawe, ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose Imana igutegeka uyu munsi, ntuzane iby'ejo hazaza, oya ndavuga uyu munsi, uzaba ikivume mu mudugudu. Kuba ikivume mu mudugudu, uzaba ikivume mu mirima yawe. Imirima yawe ntabwo ishobora kwera, abandi bazeza ubabona, abandi bazajya babona akazi ubabona, abandi bazajya bahirwa ubabona, baguceho mu buzima. Ushobora kuba uri mu buzima ukibaza impamvu, ese wowe kubera iki ibintu byose biza bikagucaho? Insinga z'amashanyarazi ziraza zigaca hejuru y'inzu yawe, nta mashanyarazi ubona. Imvura iraza ikagwa igasa naho yarenze umurima wawe, uwawe ntiwere. Uri ku kazi, abandi barongezwa ndetse bakabura za promosiyo, wowe nayo ubona. Imana iratubwira ngo ibi byose nibitugeraho, iyi mivumo yose nitugeraho, ikibazo nitugishakire mu bo duturanye, ikibazo nitugishakire mu bo dukorana, ikibazo nitugishakire mu nshuti yacu, ikibazo tugishakire kuri twebwe. Turebe niba muri twebwe nta hantu na hamwe tutagenze neza, nitwumvire Uwiteka Imana yacu ngo itume iyi mivumo yose ituzaho. Bwoko bw'Imana, imivumo ni ikintu kibi, kubera ko ituma ubuzima bwacu buhura n'ibibazo. Abantu benshi cyane bahura n'ibibazo bitewe n'iyo mivumo nyine. Ese kutumvira Uwiteka Imana yacu bishobora kugaragarira he? Bishobora kugaragarira mu masoko, amwe mu masoko tugenda tuvanamo imivumo. Muri ayo masoko hari ayo twifukurira twebwe ubwacu nk'abantu. Amasoko ashobora kuvamo imivumo. Amwe mu masoko avamo imivumo nayakurikira. Isoko ya mbere nuko no gusenga ibishushanyo, adultery, gusenga idols, cyangwa se ibyo bishushanyo, gusenga ibishushanyo. Ijambo ry'Imana riravuga muri yo mu Kuva, Imana yacu ni Imana ifuha kandi ni Imana yera, ntabwo ishobora kwigereranya n'ibindi bigirwamana ibyo ari byo byose. Gusenga ibishushanyo ni isoko y'iyi mivumo, kandi gusenga ibishushanyo no kuramya ibishushanyo ni itangiriro ryo kutumvira Uwiteka, cyangwa se uba wamaze kutumvira Uwiteka
n'amategeko yayo, noneho ukazibura, bikitwa kuzibura isoko y'umuvumo mu buzima bwawe. Kuramya ibigirwamana, kuramya ibishushanyo, kujya mu barozi n'ibindi byose ni iyindi soko. Kuroga, guterekera, kujya mu bapfumu ni iyindi soko uba uzibuye yo kuzana umuvumo ku muryango wawe nawe ubwawe. Bikuzana he? Icyuka. Icyo cyuka kikagenda kuri wowe ndetse no ku muryango wawe, kikakubuza wa mugisha ndetse ya neza n'igikundiro no gusa neza nk'uko Imana ibishaka, kugira ngo utabasha kwakira umugisha wawe. Ndabisubiramo. Gusenga ibishushanyo ni isoko imwe, ndetse no kujya mu bapfumu no mu barozi no guterekera ni isoko ya kabiri ifungura umuvumo ukuzaho kuri wowe ndetse no ku muryango wawe no ku bana bawe n'abazagukurikira, bakazirwa cyangwa se bakagibwaho n'icyuka kimura igikundiro cy'Imana ku buzima bwawe. Icyo cyuka kikugendaho, noneho gusa n'Imana ndetse no kurushaho gusa n'Imana bikaba bidashobora kukugaragaraho, ndetse n'uwakabaye akugirira favor cyangwa se igikundiro ni neza akaba adashobora kuyikugirira, kubera ko ugaragara, uburyo ugaragara biragaragara na bya bindi uterekera, ukomokamo, uramya, wegera cyane kurushaho. Kimwe nk'uko iyo umuntu asenga, Imana imwuzuraho ndetse n'ubumana bukamuzaho n'igikundiro cy'Imana kikamujyaho. Iyo usenga Imana ya Yakobo na Aburahamu na Isaka, Imana yacu, Imana isumba byose, umwami wacu Yesu Kristo, nawe akuza yohereza umwuka wera. Uwo mwuka wera akaba umufasha wawe, akakugendaho, akakuzanaho ubwiza busa n'Imana. No Mana, ukubonye wose akakugirira impuhwe, kubera ko ufite ubugwaneza n'igikundiro cy'Imana kiba kiri kuri wowe. Bwoko bw'Imana, iki gitondo ndagusaba kugira ngo iyo soko ntuyizibure, isoko izaniye imivumo yose twavuze, kuba ikivume, ndavuga kuba ikivume mu mudugudu, kuba ikivume mu mirima yawe, kuvumwa kw'igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo, kuvumwa kw'imbuto zo mu nda yawe n'imyaka n'ubutaka bwawe no kororoka kw'inka zawe n'imikumbi yawe, ukavumwa mu majya no mu maza. Uwiteka akakoherezaho imivumo, ikaguhagarika umutima no kubwirwa ibyago bizaza mu nzu. Iyi mivumo yose ishobora kuza ku buzima bwawe, ushobora kwihagarikisha ikintu kimwe iyo uzibye ya masoko ashobora kuvamo bya byago byo kugira umuvumo mu buzima bwawe. Aya masoko nayavuze ni ugusenga ibishushanyo, ni ukujya mu barozi, ni ukujya mu bapfumu, ni ukuroga na za mbuto zindi zose za kamere. Icya gatatu, iyindi soko utagomba gusibura ni isoko yitwa kujya mu byaha by'ubusambanyi n'ibindi byerekeranye n'ibyo ngibyo, homosexuals cyangwa se gushakana kw'abahuza ibitsina. Biriya byose ni icyaha cy'ubusambanyi, kiriya kizana umuvumo ku buzima bwawe ndetse no ku muryango wawe no ku bazagukurikira. Ukwiriye kukigendera kure, ukacyamaganira kure, kubera ko ni isoko y'umuvumo izana isoko mu rugo rwawe, mu bana bawe ndetse n'abazagukurikira bose. Iri cyaha cy'ubusambanyi ndetse no kubana no gushakana hagati y'abahuza ibitsina no kuryamana n'inyamaswa. Biriya byose Bibiliya itwereka yuko ni ugufungura, ni ukuzibura isoko y'umuvumo ku buzima bwawe, iyi mivumo yose ikakuzaho.
iyindi soko utakwiriye gusibura y'umuvumo ni ugusuzugura ababyeyi bawe. Mu Befeso igice cya 6 ijambo ry'Imana ridusaba yuko abana bakwiriye kubaha ababyeyi kubera ko ari byo bibakwiriye. Kutabubaha bibazanaho umuvumo, bikakuzaho ukagibwaho n'umuvumo. Hari abantu nagiye mbona mu buzima bavuga ngo ese papa maziki, mama maziki, nta kiyamariye, ntabwo yanyigishije, ukasuzugura ababyeyi. Biriya ntabwo ari byo bwoko bw'Imana. Kubanyumva, kubateze amatwi iki kiganiro, kubaha umubyeyi no kumuha icyubahiro cyose akwiriye ni isoko y'umugisha ku buzima bwawe. Utabikora bikaba isoko y'umuvumo ku buzima bwawe. Rero ni ngombwa yuko mu buzima bwacu tugira kubaha ababyeyi kugira ngo tubashe kugira umugisha uturuka ku babyeyi ntitubone umuvumo. Ibyo akuvuma byose iyo utamwubashye, ibyo agutuka byose, ibitutsa gutuka byose no kuvuma byose, iyo utamwubashye, iyo utubashye ababyeyi bawe, ibyo byose bikujyaho kubera ko afite uburenganzira ahabwa n'Imana bwo kugira ibintu avuga ku buzima bwawe, kandi ibyo bintu bikagufata. Kubera iki? Kubera ko ufite rebellion cyangwa se harimo kutumvira. Muzi yuko Imana kugira ngo yigaragaza nk'Imana umubyeyi wacu. Kubera iryo hame rero ryo kuba Imana idufata nk'abana, nayo ikaba data wa twese, ikaba umubyeyi wacu, ikaba ubuhungiro bwacu. Iryo hame ryo kubyara ndetse no kuba umubyeyi iraryoba. Iyo umuntu atabyubashye rero, icyo gihe ugibwaho n'umuvumo kubera ko utabashye ababyeyi. Wabubaha ukabona umugisha. Isoko ya 5 utagomba gusibura muri wowe ni isoko yitwa isoko yo kugoma, rebellion. Kugoma, murabizi yuko icyakuye Satani mu ijuru ni kutumvira Uwiteka Imana. Rero hari amasoko twifukurira twebwe ubwacu, ukifukurira mu buzima bwawe, amasoko yo kugibwaho n'umuvumo. Ayo masoko nayo kutumvira tu. Wowe kumva mu buzima bwawe ntabwo ushobora kumvira, uri ikigomeke, uri igihazi, uri ikigomeke, urigomeka ku buri kintu cyose. Ibyo rero bizana nayo ni iyindi soko yo gusibura. Ubusibuye isoko y'umuvumo ku buzima bwawe. Haleluya. Rero nganisha ku musozo, ni gute dushobora guzibura amasoko yacu y'imigisha mu buzima bwacu? Noneho ni ugukora bya bindi Uwiteka Imana yavuze. Ni ukuvuga ngo ugomba kumvira Uwiteka. Kumvira cyangwa se guca bugufi ku mategeko y'Uwiteka Imana ni isoko ubusibuye ikuganisha ku migisha yawe. Kubaha ijambo ry'Imana wowe mu buzima bwawe ukavuga uti ngiye gushaka gukiranuka ku mategeko y'Imana, ngiye gushaka gukiranuka ku ijambo ry'Imana, ngende nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ibyo ngibyo uzaba usibuye isoko yawe y'imigisha yawe. Mu kanya tugiye kwakira telefone zanyu. Imana ikuziburire amasoko yawe kugira ngo ubashe kwakira imigisha yose Imana yaguteguriye mu buzima bwawe. Nanone ndagira ngo ngusengere muri iki gitondo cy'uyu munsi. Ya masoko yose wari warazibuye, wari warafukuye, wari warasibuye mu buzima bwawe, akujyana mu muvumo, asibame muri iki gitondo mu izina rya Yesu.
mu izina rya Yesu ndagusengera kugira ngo ibyaguteraga umuvumo, imyaku n'inyatsi ndetse n'icyo cyuka kiguhoraho cyakubujije igikundiro cy'Imana, mu izina rya Yesu Kristo gisibame muri iki gitondo. Wacira ubwiza bw'Imana no gutembererwa n'Imana no kugirirwa neza n'Imana, kubera ko Imana yacu ni Imana yifuza yuko ubaho neza kandi ukagirirwa neza mu byawe no mu bawe no mu bazagukomokaho bose. Ni mu izina rya Yesu ngusengeye, amen. Reka twakire telefone hanyuma tugane ku musozo. Ego abantu muramaga kuri 0788 abafashijwe n'ijambo ry'Imana ndetse n'ibyifuzo ndetse niba ari gukoze ku mutima, maze pasiteri agusengere. Twakira uwa mbere. Halo. Muraho neza pasiteri? Muraho. Ndashimwe. Imana iguhe umugisha, Imana ishimwe cyane. Ni Macumi Gerard. Yego Macumi Gerard isava aho ngaho. Imana iguhe umugisha ku ijambo ry'Imana ryiza utugejeje muri iki gitondo. Yego. Nuko riratwubatse, riraduhumurije. Agira ngo usengere maze iminsi ndwaye, Imana yongere kumpa imbaraga. Yego. Kandi Imana yongere kutugomorera isoko. Ijambo ry'Imana uko ritubwiye. Yego. Yongere itugomorere imigisha, ice inzira aho zitari zongeye ziboneka mu izina rya Yesu, kandi Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha kandi Imana igukize mu izina rya Yesu. Ndi muntu wa kabiri, iminota iri kwihuta, maze duhakanye pasiteri abasengere. Halo. Yagiye ntabwo abashije kuboneka. Twumve n'uyu. Halo. Mwaramutse neza? Ndi Muhanga mu murenge wa Keza. Yego. Pasiteri ijambo abwiye rwose ridukoze ku mutima. Yego. Ku kintu cy'umuvumo ku mugani, hari igihe umuntu aba agasanga ahuye n'imivumo mu buzima. Nk'ubu njya ndeba ku mugani asengere Imana imuhe icyaha cyo kwezura ko nigaga navuganaga n'ababyeyi nabi, kuko hari ibyo tumvikanagaho kuri minerivare ugasanga twanayikoreye wenda na mama, ariko twayiha papa igihe cyo kuyiverisa ku ishuri ugasanga ntabikoze. Bikaba ngombwa ko habaho kuvugana nabi, ya muvumo ukaba yagira gutya akaba yayikwaturiraho ugasanga ku mugani nagukurikiranye. Ariko ku mutima wanjye mba numva uko byarangiye nyine, nawe ubwe nzayimusabira imbabazi gusa mu dusengere tuzabone n'imirimo ifatika. Sawa sawa. Turabona akazi gafatika. Imana iguhe umugisha. Barakoze cyane abaduhamagaye, Imana ibaho umugisha. Urakoze abahisemo kwihana ndetse bakagarukira. Nawe niba udukurikiye ndagusabira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ngo Imana ikugenderere mu izina rya Yesu. Imana igukureho iyo mivumo, isibe iyo isoko y'imivumo mu buzima bwawe, isibure isoko y'imigisha mu buzima bwawe. Ni nako mbasengeye abafite ikibazo cy'uburwayi ndetse n'abafite ikibazo, ibindi bibazo byose bafite mu buzima bwabo, byose tubishyize imbere y'Imana kugira ngo ubagirire neza, kubera kuri Imana igira neza. Icubahiro kibi cyawe utugirire neza mu gihugu cyacu ndetse no mu itorero, kubera kuri Imana igira neza. Ishimwe no guhimbazwa bikomeze kuba ibyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Magaze kumanga yo vuga imbaraga zawe, ntawe utakuramo umuntu we. Magaze kumanga vuga imirimo yawe, vuga imbaraga zawe, ko ntawe utakuramo umuntu. Ayiwe